nuko bigomba kugenda cyane cyane tukazabipresenta abantu muri assemblée igomba gukurikiraho idasanzwe yateguye reka turase kwijambo ku kibazo ndi gushaka kugira ngo bikumvishe iminsi ibiri imbere y'uko assemblée iba habaye inama ebyiri Karenzi arazizi ibyo aribyo byose zahuzaga icyahoza ari urwego rw'ikirenga bari guproposa ko rugomba kwitwa board of directors cyangwa se aba ni cyaraba drafting ibintu urumva rika yego mu bantu navuze bitabiriye nizere ko bumvishe neza hari comité executive iyobowe na Tade irimo vice president Prosper irimo vice president Roger irimo Gacinya Chance Denira attendingaga irimo uyu madame Lilian yaratendingaga izo nama urabyo nabonye ntaze nabo banyamategeko babiri undi muntu naje kumenya Claude nawe yitabiraga izo nama Claude mushimire ndumva nimba rero nibagiwe ubwo ndaza kumfasha ariko vice president w'umuryango donc organe supreme Dr Rwagacondo ntabwo yari ariko urimo subi nyuma oya rega turi kugira ingingo nyayo turi kugira aho ikibazo cyavuye aho nama urwego rw'ikirenga rwataye agaciro rwamaze guta agaciro kubera ko ngo impamvu ni imwe Prosper ku mafaranga afite uri kwihuta kandi umva amafaranga make yewe ko nabyumvise yego na Karenzi baratubwira uko nabyumvise izo nama rero zabaye izo nzoga ebyiri zombi bumvikanye ku bintu uracyari muri state ndi kuvuga imbere y'inteko rusange ni inteko ya kabiri y'inteko mu byibuke ni irimo ikibazo sinzi impamvu iyo nama cyambere icyo numvise mbere Tadeo se shaka bafitanye ikibazo namushimira ngo cya ibyo ni byakira baranabikemuye baranabuka bariciye birarangira BNB yavuyemo hasubiramo Claude mushimira impamvu bamuka agari we icyo gihe ndikubwira ubu ntago ari ufite umushinga ndikukubwira icyo ko BNB yavuyemo usubiza kugira ngo mushimira gumana ibintu bye mushimire yasubiyemo reka ubu rero this time yongeye kuvamo wagiye kwa Dr Rwagacondo ari naho ikibazo nyamuko batamwemera batamushaka Dr Rwagacondo ikibazo afitanye zandani ko nubisho batamushaka kandi ibyo nkubwira ni simbuka kuwa kane no kuwa gatanu ngo tugere ku cyumweru nibyo ndi ukubwira rero gusimbuka kuwa kane no kuwa gatanu ke tugera ku cyumweru ngo iyo nama yabaga zibira kuri B Hotel izo zahuzaga komite ya Rayon Sport yoboye association naho niyo organe supreme Dr Rwagacondo ntabwo azatendingaga yabwira ko ahuze mu bindi bintu ntaboneke byo gutegura assemblée n'ibindi bigiye bitandukanye ntaboneke oya ntabwo yari ari mu Rwanda ahubwo icyo gihe ari mu Rwanda kandi uri kunegosiana inama izabera yari ari mu Rwanda yavire mu Rwanda kibuka n'ijyaga mu Rwanda byibuka ubekane kunegosiya inama izabera n'ibisaba kwa mu Rwanda yarahageraga inama iri kubera kahita vayo nta minota 5 yahamagara iryo jambo makuru neza Senior Kazungu Clever uwo muntu uze kumubika ahantu kari mu ntandaro y'ibibazo byose biri muri Sport muzi Dr Rwagacondo icyabaga ngo niyo ariko umubika ha uraza kumva hano ikibazo gishingiye abantu baricaye ani comité executive iri kumwe n'uwo na Lilian iri kumwe na Murenza Budara iri kumwe na Paul Muvunyi watendiga n'umugabo w'imfura cyane kuva mu gitondo kujya nimugoroba inama irangiye yabaga hari nk'umuntu ushaka kumva ibintu bikemuka mu buryo bwa nyabwo icyabaye inama zateranye iminsi birafata umwanzuro bucya hagomba kuba iyo assemblée idasanzwe bagapresenta abantu amategeko ibintu bakabishyira mu nzira bikarangira kumbi byagaragaye ko hari gukorwa indi stat itandukanye niyo abantu bamaze iminsi ibiri ariyo bapresentswe mu nama idasanzwe ikibazo gishingiye hari gukorwa indi hari gukorwa indi stat bo bavuga ko iri gukorwa ibaho ubushobozi Rwagacondo ibaho ubushobozi iyo ubushobozi ya organe supreme bisa nkaho iri buze kugira uyu mugabo Tadeo umuyobozi wa FC none representant legal akaba wa undi wari watorera urwego rudahari donc rwamaze kwangwa urumva tekereza uyu muntu atoye kuyobora association ntukibaye representant legal bivuze ngo ubaye nk'umuyobozi wa FC ahubwo none ugiye kuba umuyobozi wa association ni wandi wari warayoboye organe supreme bakomoje ku kintu gikomeye cyane ubwo Karenzi ahita bidusubiza ndagira ngo wenda tuwe n'umwanya Karenzi nawe agenda agira icyo abivugarukaho uze no kubijyana ku kintu ukomojeho cyane cyo guha urwego rw'ikirenga ububasha burenze nko kurushakira umwanya nyuma y'uko RGB yari maze mu magambo numvise uretse n'ibya RGB ibyo byihorere tubanza turebe abagabo bwabo Tadeo yaroroshye kuba wambwira ngo ca hano cishwa aho nyine niho Tadeo kwa pesa yake afite yego vice president we
Prosper Prosperi biratandukanye iyo stati yindi ntabwo urimo kunyumva mbabarira ndasubira inyuma gatoya ntabwo nyumvise ibya stati byihorere bya RGB byihorere tujye mu buzima busanzwe oya mu buzima busanzwe ntabwo ibyo uvuga uyu munsi umuterankunga wa Rayon Sport yabonetse ni Muvunyi Usinya niyo mpamvu ishyira ku ruhande RGB ukira this time tujye mu buzima busanzwe bwa Rayon Sport kuyobowe uvuze ikintu twabonye ibona kampani ya betting kazo murimo abaganda baravuga ngo urimo ansa okutiza kumwe wandika igisubizo warangiza ukagisiba niba ubyibuka mu ishuri ukandika ikitari cyo wari wanditse igisubizo cya nyacyo ukagisiba ukongera ukandika ikitari cyo abakunzi ba Rayon Sport babaye mu bihe bigoye sibyo mu myaka ishize by'ubwumvikane buke kuva igihe cya Sadat kugera n'ejo bundi sibyo barimo baragaruka wenda iminota ni mikeya dusigaranye 20 ariko wenda turaza gusaba Maurice hariya batwongeze kubera ko ejo ntahari tugisobanure neza batwongezeho saa 8 noneho iminota mike kugira ngo tugiye nyamara si mike ushobora kumva ngo ni mike ariko ese ubundi hari tutavuze birahari byinshi kuri mu internet yacitse uvuga ngo ntabwo twakoze ikiganiro uko abantu babishakaga niyo mpamvu bakeneye indi saha noneho ba MC Nario na Bianca saa 8 subundi bagatangira saa 8 nibatubarize n'ubundi batangira saa 8 saa 8 ubwo isaha y'umuziki rero ntihari mu isaha y'umuziki ya gatatu donc ni iyo relax y'abantu baratubariza mu buyobozi niba bikunda tukomeze nta kibazo icyo bivuze ni iki Rayon Sport yamaze igihe mu kavuyo yahuriyemo n'ibibazo byinshi ariko ibibazo byinshi yamazemo imyaka n'agahinda k'igihe cya Jean Fidel n'igihe cya Sadat gaturuka cyangwa se gashingiye ku mategeko katurutse kuri iyo stati yabo kuri ayo mategeko yabo siko bimeze baragenda babihuriramo nyine n'ibibazo byinshi so icyabaye rero ni iki ubu ngubu babyumve kandi babyumve bitonze basobanukirwe ngo bimeze gutya na gutya na gutya icyabaye ni iki avuga bati abongereza baravuga ngo once a mistake twice a fool ubwa mbere rishobora kuba ikosa ariko iyo bisubiriye aba ari ubuswa aba ari ubujiji reka ariko tubyita ushobora kugwa mu ikosa bwa mbere bikitwa gukoza ikosa ariko iyo risubiriye byitwa ubugoryi abantu bakwibazaho so niba Rayon Sport yarabaye muri ibyo bintu bikayigeza aho byayigejeje urimo uratekereza icyo ejo byongeye kubaho iyo rwaserera turuka so icyabaye ni iki Rayon Sport yagize crise mu kuva muri crise ibyo twamaze igihe tuvuga Jean Fidel ari wenyine yazanywe n'inzego ibyo byose byatewe n'akavuyo katurutse muri Rayon ubwayo uyu munsi habaye icyo navuga inzego z'igihugu twabigarutseho gusubira mu bintu basa n'abakemuye ikibazo mu buryo butarambye bagishakira umuti guhamagara abantu badafite stati bagikorera kuri stati ya kera ugahamagariramo abatari muri stati ukabemerera gutora ibintu byabereye mu nzovu ubundi mu by'ukuri ntibyubahirije amategeko ariko kubera ko byari bihagarikiwe n'izindi nzego zari zamaze kubyumvira byari bikenewe bikemuka vuba sibyo kumva umuntu utari muri stati kumutumira mu nteko rusange ubwabyo ni amakosa turabyemeranyaho ariko kubera ko hari inzego zashaka gukemura ikibazo cya Rayon zarababwiye no ikihutirwa icy'abareyo bifuza n'ubuyobozi kandi bashaka reka tubikore barabikora bamaze kubikora barabwira ngo noneho mwitonde mushyireho amategeko sibyo atazongera kubata mu bibazo mwagize mute mwanyuzemo urimo urabyumva so bafata umwanya icyabaye ni iki B&B agency yari yahawe gukora ibyo bintu yaritabajwe muri iyo huti bagira ibyo bakora bizamo n'ubwumvikane buke bwaturutse kuri Mushimire wari
wari warakoranye na ba Rwagacondo mu gutegura iyo proje arekaramo akaba ari nawe uyisobanura akaba ari nawe ugaragara ko ari we urimo uyitegura Imetereza. ku munota wa nyuma uwo mwanya ntawuhabwe icyo kiba ikibazo hazamo na bije yemerewe BNB agency kuko byavuga ko ari ibihumbi 40 by'amadolari of course Igihe kingana iki? ni ukuvuga ngo Mu gukora iyo projet bikarangira. B&B yari yemerewe miliyoni 67 z'amanyarwanda babiraga nka nk'ibihumbi 40 nizo basabaga kugira ngo bakore uwo ibyo mushinga ukorwa neza umushinga ukorwe kandi bapuresantaga aho babikoze muri Yanga ngira ngo sinzi n'ahandi muri muri Yanga kerenza koza gashya bo babikoze se Yanga cyangwa cyangwa- aho umushinga wakozwe oya babikoze aho babikoze bitanga umusaruro iyo BNB yakoranye nayo aho kwibeshya timu ya wananchi jangwani biyamaje abanyarwanda kumbi batanga reference yaho byakozwe kari muri Yanga kandi Yanga iri muri Sevilla ahubwo muri Espagne muri Yanga Africa Said Elsa arimo gukorana na Sevilla ariko ziva mu mpendo y'umusazi kuko ntabwo nari nkazi timu ya wananchi bavuze ko reference hano babikoze ari muri Yanga Africans uko ni ukuri abo muri Rayon barabizi na big deal Pirates afite ibibazo byinshi ariko se ibyo amakuru ku mugani ko wumvise amafaranga tuyabirizaho wenda ibyo uretse ibyo ntarinzi bivuze ngo ni ibintu bihari nta makuru ahari of course ariko se Rayon Sport yakugirira icyizere gutyo mu kirere barisobanuriye Karenzi ku rundi ruhande Karenzi. nimba ari amakuru yose turi kuvuga reka tuvugishe ukuri ariko tuve muri blague reka tuvugishe ukuri Jado Castar na David Bayingana bize siporo muri Cyane. Espagne turabyemera babifitiye impamyabushobozi Ijana muri ku ijana. Yego. sibyo igisigaye wenda ni ukuvuga ngo reference Iyo reference niyo. nizo sibyo ese iyo reference niyo ya Tanzania Babikoze byarakoze muri Yanga wenda Africa. n'ahandi si ibyo simbizi ariko jyewe amakuru mfite ni uko biri muri dokima bapresence ko Yaho bakoze. rero ahandi babikora rero bafashije ibintu uri kubikomozaho ari ikintu cyanajemo njye numva kiranambabaje I personally nkanjye eme abantu nubwo twe tubizi nk'abantu babikora ko iyo competence cyangwa ubwo bushobozi bafite kubwo ko babikora ariko muri Rayon Sport majority ntibabibonaga nk'abantu bafite competence ahubwo babibonaga nk'aho uyu mugabo bita Tadeo yafashe uyu mwanzuro wo guhakaza aba bantu nk'abantu b'abaturanyi mu bucuti n'abaturanyi bavugaga ko amakuru avuga ko kirafiki ubucuti bwa Tade n'abantu bo muri BNB mu oya wita ko ni Castar yego cyane cyane nk'umuntu w'umuturanyi ntabwo nari nzi ko arabiri barazuba baraturanye se urwego rw'intara Kabarondo na Nyarubuye yawe ibyo simbyemera izo analize wenda umuntu yahuza ariko kubwira bamwe mu bantu mu ikipe Rayon Sport cyane cyane bari no muri Kabarondo na Nyarubuye bihuriye he ni intara imwe y'Iburasirazuba nicyo ashaka nanjye iwacu ni Iburasirazuba mbese urabikora Bugesera ni Kigali nta nubwo ariko Sam ibyo bintu bikora Bugesera ni Kigali Nyamata hirya mu ntambwe zingahe B&B agency irahari ifite abayiyobora kandi ifite n'ibyo turabazi. ishoboye gukora twese Sibyo? turabyemera hari ibyo ikora twabonye abakinnyi niyo mpamvu twabonye tunabivuzeho abantu iyo reference ya Yanga ariko ibindi byo byose bari capable yo kubikora uko bahageze nuko bakoreye Yanga. ntitwabitindaho sibyo uko ibya Yanga biri muri seve yatanzwe ariko seve byo bigira ukuntu Karenzi ikibazo kiba kivuyemo uvuga ngo ikipe ya Yanga turayizi bayikorera imishinga so tugize amahirwe bene wacu ntabwo twanariza seve reka tubireke nta kibazo reka twokanariza seve ikirimo nuko bivugwa ko icyatumye Tade aha umushinga BNB ari ubucuti bafitanye ntaho bihuriye ariko nyuma yo kumwotsa igitutu nyuma yo kumwotsa ararekura aravuga ati hano umuriro watsi bati wiza n'ubucuti bwawe yego ntiwatungurana uratowe uzanye umuntu tutatwiteze tutazi ubwo ibyo uwabikoze bivuga ko ari Dr Rwagacondo ari umwe mu bantu bamanitse ikiganza bakavuga ati ibintu ntibishoboka nyuma y'amatora
bagiye kwinegura yagize uruhare Dr. rukomeye Rwagacondo bagiye kwinegura yaravuze ngo no bagiye kwinegura mpamvu yaravuze ngo ntabwo bikwiye yaravuze ati ntibishoboka ntabwo bikwiye ko nanjye nka abantu Dr. ntabwo bari mbyemera gusenyera umugozi umwe muri starting point mujye mutangira kugirana ibibazo byo kwigizanyaho gutya ni umwe mu bantu bagize akazi bakoze uruhare rukomeye byaberaga juru paka kenshi bahuriraga ndavuga nta mugabo munini ko ntamuzi nanjye ngo nabwo mushimire niwe nyine mu kubunga na Tadeyo kuko haciyemo icyumweru baramaze kwiyunga nyuma y'amatora ariko ubwo umushinga wari wamaze kugaragara ko nawe yigaragaje kireba no kunga abantu ntabwo yamubwiraga no guhuza abantu yarabwiraga niba ibyo dukora ntibishoboke abantu batemeranya aho rero niho havuye ikibazo karundura bombori iyo umuntu witwa Tade n'umuntu witwa Dr. Rwagacondo kuko Tade yego buretse gato yemeye buretse Rwagacondo akuyeho kampani yazanywe na Tade ya perezida yego Tade aravuga arekuye kampani yego atabishaka mu by'ukuri uwitwa Tade abibwira Muvunyi kuko niwe ubayoboye urumva aho niho Tade yavuze ati uyu muntu witwa Dr. Rwagacondo ndabona ari ikibazo kuko ikintu cyose abwiye Muvunyi yakuwa Muvunyi aracyemera bigahwihwiswa ko mu mwaka wa 2002 ubwo Tade yarahagarariye umushinga wa PSI Rwanda Dr. Rwagacondo yari mu wawuhagarariye ari mu bantu ngo batumye uwitwa kurwanya malaria yaba yarahaye ikiraka cya miliyoni 2 z'amadolari Paul Muvunyi yo kuzana inzitiramibu bikavugwa ko izo miliyari za mbere umujejetafaranga Paul Muvunyi yaba yaratunze yaba yarazikuye mu biganza by'umuntu witwa Dr. Rwagacondo kuvuga ngo umuntu udakorwaho ku buyobozi bwa perezida Muvunyi akibifitemo akaboko uwa kabiri akaboko ke kandi k'iburyo cyangwa kibumoso uwa mbere Rwagacondo ni Dr. Rwagacondo ibinitwa gutyo gusa undi afashe ibumoso undi ninde Kazungu uwa mbere ni Dr. Rwagacondo ndabyumva iburyo ibumoso ndafashe ninde Muvunyi oya we undi yaza nyuma y'uwo muntu niyo wa mbere yego kuko ijambo rivuzwe na Dr. Rwagacondo Muvunyi aravuga kuba ibyo Muvunyi byarabaye muri 2002 bikavuga ko ari neza yitura Rwagacondo kuri uwo mukataba wa 2000 na kangahe wa 2002 ubwo yari muri PSI Rwanda siko mbyemera ariko hari tujye tureka twatoraguye ahantu uyu mugabo afite competence y'ibyo akora Dr. Rwagacondo afite competence y'ibyo akora perezida wa Rayon atwaye igikombe ari mu bantu bayoboye Rayon Sport mu gihe kigoye amakuru yo kuri kontwari mpita nyumva ya kontwari uretse gatoya Karenzi ariko izo ni za ndani ntabwo ari kontwari ntibapfa kuyabona uretse gatoya ku ntebe ndende za kontwari none se Karenzi oya reka niyo byaba ari byo niyo baba barigeze gukorana ako kazi mu myaka 22 umuntu akazirika ishize uyu munsi urwego Muvunyi ariho sibyo n'urwo Rwagacondo ariho ndashaka kwibaza usesenguye Rwagacondo kuko ngewe ndashaka mwanciye mu ijambo ntarasoza icyo nashaka kuvuga nari nkibasobanurira uko byaje naho bigeze ariko ndimo ndibaza Dr. Rwagacondo